Muraho, nitwa Noah, nkaba ngiye kubigisha isomo rya kabiri kuri script writing. Mbere yuko dukomeza n'iri somo rya kabiri, ndagira ngo mbashimire. Mwarakoze kwiga isomo rya mbere kandi mugakora assignment. Ubu kuri filime dushaka kwandika, twamaze kumenya se protagonist ninde, antagonist ninde, tumenya Desire et Danger. Uyu munsi tugiye kubaka inkuru ya filime yacu. Inkuru dusanzwe tuyifite, ariko reka tugerageze kuyimenyaho byinshi. Mu isomo rya mbere twavuze ko filime igira ibice bitatu: intangiriro, igihimba n'umusozo, beginning, middle na ending. Nababwiye ko haba icyitwa act. Muri iri somo rero reka twandike filime yacu muri 3 act cyangwa se act eshatu. Act ni ukuvuga ngo a, c na t. Act. Act 1, Act 2, Act 3. Ni kimwe na beginning ni Act 1, middle ni Act 2, ending ni Act 3. Tekereza Act 1, Act 2 na Act 3 nk'igishushanyo. Tugereranyije muri filime y'amasaha abiri, amasaha abiri ni ukuvuga iminota 120, kuko isaha imwe igira iminota 60. Act 1 iba ifite iminota 30, Act 2 ikagira 60, Act 3 ikagira 30. Ibi bishatse kuvuga ko Act 1 igira 1/4 cya filime, Act 2 ikagira 2/4 bya filime, Act 3 ikagira 1/4 cya filime. Tugeze ahangaha, reka tubanze twibuke ya nkuru yacu twanditse mu isomo rya mbere. Filime yacu ni protagoniste, na rya zina rye wamwise mu nkuru yawe, ushaka ikintu runaka kimeze nk'ikidashoboka. Uyu protagoniste twavuze ko bamwe bamwita acteur hano iwacu, akaba afite umuntu umurwanya witwa antagoniste. Hano iwacu bamwita the band. Uku guhangana kwa protagoniste na antagoniste biteza amakimbirane, umwiryane, rimwe na rimwe hakaba n'imirwano cyangwa intambara, kugeza habaye ikintu gituma birangira filime ikagera ku musozo. Isomo ry'uyu munsi nk'uko mubizi ni core story development, cyangwa se kubaka inkuru yacu. Ikintu cya mbere tugiye kwiga ni beginning. Beginning nk'uko byumva nyine ni ugutangira, ariko muri filime yacu beginning ni uko filime itangira. Iyo dukanze play, kuvuga ngo wenda filime iri kuri flash, filime iri kuri DVD, aho yaba iri hose, iyo ukanze play muri filime zose habanza ibyo bita za intro, bakakwereka wenda se za logo za filime, cyangwa se reka tubyite intro, ibya bindi bibanza byose. Iyo intro irangiye, ikintu cya mbere kiza kuri screen mu isegonda rya mbere ukuyeho intro, nibyo bita beginning. Muri uru rugero tugiye gutanga, tugiye kugendera kuri filime y'iminota 120, ariko mwebwe mwibuke ko Act 1 igira 1/4 cya filime. Tuvuge niba ari iminota 60, ubwo Act 1 iraza kugira iminota 15, Act 2 igira 30, Act 3 nayo igira 15. Muri Act 1 tuva kuri scene ya mbere tugatangira filime dusobanurira abareba umuntu w'ibanze muri filime, protagoniste turimo kuvuga, cyangwa se main character, aho filime iri kubera, location, impamvu yayo, icyo ashaka n'abamurwanya. Iyo tugiye kurangiza Act 1 muri ya filime y'iminota 120, aho Act 1 iba ifite iminota 30, hagati y'umunota wa 25 na 27 habaho icyitwa plot point 1. Ngo noneho tuize irindi jambo rya kabiri, plot point 1.
Mbere yuko tuvuga plot point, reka mbanze mbahe itandukaniro riri hagati ya story na plot. Story ni ya nkuru yawe y'umwana ushaka kumenya se, cyangwa se ushaka kubona se. Hanyuma plot yo iraza kuba icyo ubona nitujya muri details z'inkuru. Urugero, niba umwana ashaka kumenya se, aratangira kubaririza amakuru, agenda imisozi n'imibaya, agahura n'abagizi ba nabi bakamukubita, maze agatabarwa n'umuhungu, nyuma wa muhungu bakazajya mu rukundo, bagakomeza gufatanya gushaka se, bamumenya bagasanga baravukana, ubukwe bari gupanga bugahita bupfa. Urumva iyi ni pilote. Kuvanga inkuru ni umwana uri gushaka kumenya se, ariko pilote urabitwara mu buryo butandukanye bwa detail, kubera ko iyi nkuru yacu y'umwana uri gushaka kumenya se ashobora kubikora mu bundi buryo. Urugero, dushobora gukora umwana uri gushaka kumenya se akajya agenda ahantu mu masoko hose, agenda yerekana ifoto ya se, abaza ati nta muntu wamenya uyu muntu. Ni urugero, iyo ni pilote yindi. Murabyumva ko kuri story y'umwana ushaka kumenya se ushobora kubakamo pilote zitandukanye cyangwa filime zitandukanye. Plot point 1 rero nayo ifite amazina menshi, hari abayita big event, hari incident. Plot point 1 cyangwa big event ni ikintu kiba mu buzima bwa protagonist wacu kikabuhindura ku kigero cyo hejuru. Urugero, filime ishobora gutangira abanyeshuri bari mu ishuri biga, tumenya amazina yabo, ibyo biga, n'ikigo bigamo, kuko nyine tuba turi muri beginning. Plot point 1, main character wacu bakamushimuta aje kwiga. Niba main character wacu bamushimuse, iyi niyo big event. Act 1 igiye kurangira, hanyuma act 2 iraza kuba iyo kumushaka, gushakisha bamushimuse, kuvugana nabo, gukoresha imbaraga z'amasasu, iz'imirwano, iz'ubutasi n'ibindi. Iyo niyo bita plot point 1 cyangwa se big event. Ikintu kiba mu buzima bwa protagoniste wacu kikamuhindurira ubuzima, maze igice cya kabiri cyangwa se mide ya filime kikaba kigiye gufata undi murongo ushingiye ku makimbirane, ku mirwano no guhangana hagati ya antagoniste na protagoniste. Act 2. Act 2 iba ari umwanya wa confrontation. Tugenekeranyije mu Kinyarwanda, confrontation, iyo bavuga ngo confrontation ubundi twavuga ko ari ukugongana. Ni igihe cyo guhangana ku ruhande rwa protagoniste n'uruhande rwa antagoniste, kandi ku kigero cyo hejuru. Aha niho muri filime z'imirwano abantu benshi bapfa, abandi bagakomereka. Muri uku guhangana n'ibibazo kwa protagoniste, muri kimwe cya kabiri cya act 2 tugira icyitwa pinch, ibyo bita plot twist. Twari twavuze icyo bita plot point ya mbere, ariko tugiye kugira plot twist cyangwa se pinch. Uvuga ngo turi muri kimwe cya kabiri cya act 2. Turi muri kimwe cya kabiri cya act 2, ariko kimwe cya kabiri cya act 2 n'ubundi muri 3 act aba ari kimwe cya kabiri neza neza cya filime yose. Kuvuga ngo ku minota 120, hano turi ku munota wa 60, nibwo tugira pinch cyangwa se plot twist. Aha rero akaba ari ahantu bita no return kuri main character. Ahangaha umukinnyi wacu w'ibanze aba ageze ahantu adashobora gusubira inyuma. Aha niho ikimutera ya desire kiba kimaze kumenyekana. Aha turi ku munota wa 60 nk'uko maze kubibabwira, ariko niba turi muri filime y'isaha imwe, ubwo turi ku munota wa 30. Act 2 iyo igiye kurangira tugira icyitwa plot point ya kabiri. Buri gihe iyo act igiye kurangira tugira plot point.
bishatse kuvuga ngo niba turi muri filime y'iminota 120, plot point ya kabiri yacu iraza kuba hagati y'umunota wa 85 na 87. Irindi zina baha plot point ya kabiri ni crisis. Naryo ni ijambo ry'icyongereza. Maze kubimenyera ko filime dukoresha amagambo menshi y'icyongereza kubera ko filime abayihimbye bakoresha icyongereza. Hollywood ni ukuvuga uruganda rwa sinema yo muri Amerika. Iyi plot point ya kabiri bayita All is Lost. All is Lost mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ibintu byose biratakaye. All is Lost rero cyangwa crisis cyangwa plot point ya kabiri, iki kaba ari ikintu gitegeka icyemezo cyihutirwa. Muri filime irabaye tuvuye ku munota wa mbere, turatangiye beginning, tugeze ku munota wa 25 27 habaye icyo bita plot point ya mbere, aribwo haba ikintu runaka gituma umukinnyi wacu ahindura ubuzima, maze filime ikajya muri confrontation, mu guhangana, mu kurwana n'ibindi. Tugakomeza filime yacu ikageramo hagati neza hagati muri ya mirwano, aho umukinnyi wacu agera kuri no returning point, agafata icyemezo cyo kuba ati ndagiye nta gusubira inyuma, icyo twise pinch cyangwa se plot twist. Noneho tugakomeza ku munota wacu wa 85 87 aho dufite plot point ya kabiri ariyo crisis cyangwa se all is lost. Hakaba ikintu runaka gitegeka icyemezo cyihutirwa. Mbibutse ko muri act 1 dufite plot point ya mbere, muri act 2 dufite plot point ya kabiri. Ibi ni ibikorwa bikurikirana, kandi plot point ya kabiri ibigomba kuba ari ikintu gikomeye kuruta plot point ya mbere. Muri rusange plot point twayigereranya n'ibibazo, ariko iyo uvuze ikibazo hari igihe wenda biba bigiye kujya mu yindi sanse, ariko ubundi mu magambo makeya cyangwa se mu ncamake, plot point ni ikibazo. Gishobora kuba ari igikorwa, gishobora kuba icyo bita action, nkuko tuzakomeza kubyiga tumenye action ni iki, dialogue ni iki. Ariko action ni ibikorwa umuntu biba biri gukorwa muri filime. Ishobora kuba ari isasu barashe, ishobora kuba ari speech ivuze, ishobora kuba ari ikintu runaka kibaye. Nyine iyo niyo plot point, icyo nicyo turi kwita ikibazo. Nkuko tugeze gutanga urugero tukavuga tuti plot point 1, umukobwa waruje kwiga baramushimuse, ubwo confrontation igiye kuba kumushakisha. Plot point ya kabiri rero ariyo bita all is lost, ni ikintu kigiye gutegeka icyemezo cyihutirwa. Aha ni hahandi umwana wacu uri gushaka se yari amaze kubona ibimenyetso, ubundi bakabimwaka, yewe n'umuntu wari uri kumufasha bakamwica. Plot point ya kabiri igomba kuba irenze plot point ya mbere. Mbibutse ko plot point ni ikibazo, ni ikintu kiba ku mukinnyi wawe w'ibanze, ku buryo bari kureba filime bavuga bati hariya aho ntabwo araza kuharenga. Iyo tuvuye kuri crisis cyangwa plot point ya kabiri, amaterime ntaze kubacanga, tujya mu gice cyitwa showdown. Urumva bano bavuze ngo showdown, bari kubigereranya nyine nkuko filime wenda ari show, urumva. Noneho turamanutse, iki gice cya showdown abenshi bakita climax. Mu Kinyarwanda umuntu yavuga ko ari nk'intambara ya nyuma hagati ya antagoniste na protagoniste. Climax ni intambara ya nyuma. Iyo tuvuye kuri climax, intambara ya nyuma, filime ibigeze ku mwanzuro. Aha niho audience ibona ko protagoniste wacu yahindutse, wenda se yarakuze, cyangwa se bakagira ikindi kintu runaka bamenya ko biri kuba batamenye mbere, ubundi filime yacu igahita irangira. Ngibyo rero ibyo nabateguriye kuri uyu munsi muri Core Story Development. Mbere yo gusoza reka mbanze mbasubiriremo uko inkuru yacu itondetse. Turatangira muri beginning, aho twere introducing ibintu byose. Nituva muri beginning, mbere yuko
act 1 irangira turagira icyo bita plot point 1. Nituva kuri plot point 1 turahita tujya muri act ya kabiri. Act ya kabiri rero ikaba ari igice cya confrontation cyangwa se cyo guhangana hagati ya antagonist na protagonist. Mo hagati muri filime ndetse ari no hagati muri act 2 haba icyo twita pinch cyangwa se plot twist, akaba ari no returning point ya main character. Hanyuma tugakomeza, mbere yuko tujya kurangiza act ya kabiri tugira icyitwa plot point ya kabiri. Plot point ya kabiri itujyana mu gice cya gatatu ariyo bita act ya gatatu, cyangwa se ubwo nyine turi muri ending. Iyo tuvuye kuri plot point ya kabiri cyangwa se crisis, duhita tujya mu byo bita climax. Climax ni intambara ya nyuma iba hagati ya protagonist na antagonist, iba igiye kudufasha kubona umwanzuro wa filime yacu, hanyuma filime yacu ikarangira. Mbere yo gusoza isomo ryacu ry'uyu munsi rya core story development, reka tubanze tuvuge ku cyo bita genre. Mu cyongereza babyita genre, mu gifaransa bakabyita genre. Genre ni icyiciro cya filime. Habaho filime zisekeje, ubwo genre ya filime zisekeje bayita comedy. Habaho filime z'imirwano cyangwa se filime zirimo kwirukanka abantu biruka ku bandi, icyo gihe bakayita action cyangwa se filime d'action. Habaho filime z'urukundo, ibyo bita romance, ubwo genre hano aba ari romance. Hakabaho filime ziteye ubwoba, filime z'ikikango, hahandi haba harimo ibintu ukanda ku gikuta ukabona kirahubutse, hahandi haba harimo filime zo kurangiza isi, abenshi muzi Spielberg, iyi niyo genre akunda gukora filime isi yarangiye, filime y'ikirobo kije kurya abantu, izo zose ni horror movies. Hakabaho filime zirimo ubuzima busanzwe, izi filime zirimo ubuzima busanzwe arizo abanyarwanda benshi bakunda gukora, genre yazo yitwa drama. Tugira filime bita fantasy. Fantasy rero nk'uko mubyumva ni nko gukora filime umuntu akundana na marayika, filime umuntu apfa maze ubuzima bwa filime bugakomereza aho abapfuye baba. Bamwe bahita mu ijuru, abandi bakahita ikuzimu, cyangwa se ikabera ahantu hagati na hagati, ubona nyine ari ibintu bya fantasy. Ni byiza rero kandi ni iby'agaciro kumenya genre ya filime yawe kugira ngo za plot point zose zibe ziri mu murongo wayo. Assignment y'uyu munsi, tugendeye ku byo twize tukabiteranya kuri assignment twakoze mu isomo rya mbere, tugiye gufata ya nkuru yacu maze twubake pilot. Ndatekereza ko pilot mwamaze kumenya icyo ari cyo. Tugiye kubaka pilot ya filime yacu kuva itangiye kugeza irangiye. Nitumara kubikora dusubize ibibazo. Ikibazo cya mbere, filime yawe imara iminota ingahe? Filime yawe imara iminota ingahe? Ikibazo cya kabiri, filime yawe itangira gute? Scene ya mbere ni iyihe? Ikibazo cya gatatu, plot point ya mbere ni iyihe? Ni ikihe kintu kiba mu buzima bwa main character kigatuma guhangana bitangira? Ese kiba ku munota wa kangahe? Ikibazo cya kane, ese pinch ya filime yawe ni iyihe? No turning point ya main character wawe ni iyihe? Iba ku munota wa kangahe? Ikibazo cya gatanu, what is the plot point 2? Ni ikihe kibazo kiba muri act ya kabiri igiye kurangira kirenze icyabaye muri act ya mbere, bikamera nkaho ibyo protagonist yifuzaga abibuze burundu? All is lost. Plot point ya kabiri yawe ni iyihe kandi iba ku munota wa kangahe? Ikibazo cya gatandatu, what is the final battle? Ihangana rya nyuma hagati ya protagonist na antagonist ni irihe? Ubwo ni climax turi kuvuga. Ikibazo cya karindwi, what is the ending? Filime irangira gute? Scene ya nyuma ya filime
ni iyihe? Ni iki abantu bari kureba filime yawe basigarana mu mutwe? Ikibazo cya 8, ese ukurikije uko filime yawe imeze twavuga kuri mu yihe genre? Ese ni action, ni comedy, ni romance, ni fantasy, ni horror, ni drama, ni romantic comedy, ni romantic fantasy? Filime yawe iri mu yihe genre? Mwakoze cyane gukurikirana isomo ry'uyu munsi. Assignment yoherezwa kuri email tibafilmvillage@gmail.com. Niba ufite ikibazo wakibaza kuri WhatsApp group. Ndabifuza kwandika filime nziza tuzakora zikabateza imbere. Kubikora birasaba ubushake, kubikunda no kubiha umwanya, kandi mbafitiye icyizere ko muzabishobora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndacyabakunda. Ciao ciao.